Igitondo cyiza kuri mwese ndabasuhuje cyane, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Twinjiye mu kiganiro soma dusome Bibiliya, igitabo cyo kuva igice cya 12 kigizwe n'imirongo 51. Uwiteka abwiriza Mose ibya Pasika. Uwiteka abwirira Mose na Aroni mu gihugu cya Egiputa ati: ku kwezi kuzababera imfura y'amezi, kuzababera ukwezi kwa mbere mu myaka, mubwire iteraniro ry'Abisirayeli ryose kuwa 10 y'uku kwezi umuntu wese yiyendere umwana w'intama uko amazu yabase ari umwana w'intama umwe mu nzu imwe, kandi niba inzu ari nto itari bumara umwana w'intama asangire n'umuturanyi we bahereranye, bawufatanye uko umubare w'abantu uri, uko imirire y'umuntu wese iri abe ariko muzabara umubare w'abasangira umwana w'intama. Umwana w'intama wanyu cyangwa umwana w'ihene ntuzagire inenge, uzabisekurume itaramara umwaka, muzawukure mu ntama cyangwa mu ihene, muzawurindirize umunsi wa 14 w'uku kwezi, iteraniro ryose ry'Abisirayeli bazawubikire nimugoroba, bazende ku maraso bayasige ku nkomanirizo zombi no mu ruhamo rw'umuryango by'amazu bawuririyemo. Muri iryo joro bazarya inyama zawo zokeje, bazirishe imitsima itasembuye, bazirishe n'imboga zisharira, ntimuzazirye mbisi cyangwa zitetse kiretse zokeje. Igihanga cyawo n'iminono yawo n'ibyo mu nda byawo ntimuzagire icyo musiga ngo kirare, iziraye zose uko aba ariko muzazirya. Muzazirye mukenyeye, mukwesa inkweto, mwitwaje inkoni, muzazirye vuba vuba. Iyo niyo Pasika y'Uwiteka. Kuko muri iryo joro nzanyura mu gihugu cya Egiputa, nkica abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa, imfura z'abantu n'uburiza bw'amatungo n'imana z'Abanyegiputa zose nzasohoza amateka nziciriyeho ndi Uwiteka. Ayo maraso azababera ikimenyetso ku mazu murimo, nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho, nta cyago kizababaho ngo kibarimbure ubwo nzatera igihugu cya Egiputa. Kandi uwo munsi uzababera urwibutso, muzawuziririze abe umunsi mukuru w'Uwiteka. Mu bihe byanyu byose muzajye muwuziririza, ribe itegeko ry'iteka ryose. Muzajye mumara iminsi 7 murya imitsima idasembuye. Ku munsi yitangira mujye mukura umusemburo mu mazu yanyu. Uzarya imitsima yasembuwe uhereye ku munsi wa mbere ukageza ku wa 7, uwo muntu azakurwe mu Bisirayeli. Kandi ku munsi wa mbere mujye muteranira kuba iteraniro ryera, no ku wa 7 hazaba iteraniro ryera, he kugira umurimo wose ukorwa muri iyo minsi keretse umurimo w'inda y'umuntu wese, uwo wonyine aba ari wo mukora. Mujye muziririza umunsi mukuru w'imitsima itasembuwe, kuko kuri uwo munsi nzaba mbakuye mu gihugu cya Egiputa muri ingabo. Nicyo gituma mukwiriye kujya muziririza uwo munsi mu bihe byanyu byose, rikaba itegeko ry'iteka ryose. Mu kwezi kwa mbere ku munsi wako wa 14 nimugoroba muzahereko kurya imitsima idasembuye, mugeze ku munsi wako wa 21 nimugoroba. Muri iyo minsi uko ari 7 umusemburo we kuzaboneka mu mazu yanyu. Uzarya icyasembuwe umuntu azakurwe mu iteraniro ry'Abisirayeli, naho yaba umunyamahanga ubasuhukiyemo cyangwa uwavukiye mu gihugu cyanyu. Ntimuzagire icyasembuwe cyose murya, mu mazu yanyu yose mujye murya imitsima idasembuye. Mose ategeka Abisirayeli bya Pasika. Mose ahamagara abakuru bose bo mu Bisirayeli arababwira ati: nimurobanure mujyana abana b'intama uko amazu yanyu ari, muzabikira umwana w'intama wa Pasika. Mwende umukamato wa ezobu, muwinike mu maraso yo mu rwabya, mumisha amaraso yo mu rwabya mu ruhamo rw'umuryango no ku nkomanizo zombi. He kugira uwo muri mwe usohoka mu nzu ye mugeze mu gitondo, kuko Uwiteka azanyura muri mwe ajya kwica Abanyegiputa. Kandi nabona ayo maraso ari mu ruhamo rw'umuryango no ku nkomanizo zombi, Uwiteka azanyura kuri urwo rugiye gukundira umurimbuzi kwinjira mu mazu yanyu ngo abice. Kandi mujye muziririza ibyo bibe itegeko kuri mwe no kubuzukuruza banyu iteka ryose. Nimumara kugera mu gihugu Uwiteka azabaha nk'uko yasezeranije, muzajye muziririza uwo muhango wera. Kandi uko abana banyu babajije bati uyu muhango wanyu ni uw'iki, mujye mubasubiza muti ni igitambo cya Pasika y'Uwiteka, kuko yanyuze ku mazu y'Abisirayeli bari muri Egiputa agakiza amazu yacu ubwo yicaga Abanyegiputa. Abantu barunama bikubita hasi. Abisirayeli baragenda babigenza batyo uko Uwiteka yategetse Mose na Aroni, aba ariko babikora. Icyago cya 10 abana b'imfura bicwa. Mu gicuku Uwiteka yica abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa, uhereye ku mfura ya Farawo wicara ku ntebe y'ubwami ukageza ku mfura
gutaha imbohe mu kazu k'ibwina n'uburiza bw'amatungo bwose. Farawo yibambura nijoro n'abagaragu be bose n'abanyegiputa bose barabyuka muri Egiputa bacura umuborogo mwinshi kuko ari nta nzu n'imwe itapfuyemo umuntu. Ahamagaza Mose na Aroni iryo joro arababwira ati nimuhaguruke muve mu bantu banjye mwe n'Abisirayeli mugende mukorere Uwiteka nk'uko mwavugaga, mujyane n'imikumbi yanyu n'amashyo yanyu nk'uko mwavugaga, mugende kandi munsabire umugisha. Abanyegiputa bagomera ubwo bwoko ngo babohereze bave mu gihugu vuba kuko bavugaga bati turapfuye twese. Ubwo bwoko bujyana amarobe atarotswa y'imitsima yabo batarayasembura, ibyibo byabo byo kuvugiramo bari babihambiriye mu myenda yabo bikoreye ku ntugu. Abisirayeli bakora ibyo Mose yababwiye, basaba abanyegiputa ibintu by'ifeza n'iby'izahabu n'imyenda. Uwiteka ahubwo bwoko kugirira umugisha ku banyegiputa, babaha ibyo babasabye, banyaga abanyegiputa. Abisirayeli bagenda. Abisirayeli barahaguruka bava i Ramesesi bataha i Sukoti. Abigenza bari abagabo 6,000, abana batari mu mubare, kandi n'ikivange cy'amahanga menshi kijyana nabo n'imikumbi n'amashyo by'amatungo menshi cyane. Botsa imitsima itasembuwe y'amarobe bavanye muri Egiputa atarotswa, kuko ayo marobe yari atasembuwe kuko birukanywe muri Egiputa ntibazarire, kandi bari bataritekera icyo kurya cyose. Imyaka Abisirayeli bamaze mu rusuhuko rwa Egiputa yari 430. Iyo myaka uko ari 430 ishize hatabuzeho umunsi, hadasazeho umunsi, ingabo z'Uwiteka zose ziva mu gihugu cya Egiputa. Iryo joro niryo kuziririzwa Uwiteka cyane kuko yabakuye mu gihugu cya Egiputa. Iryo ni rya joro ry'Uwiteka. Abisirayeli bose bakwiriye kujya baziririza cyane mu bihe byabo byose. Andi mategeko ya Pasika. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati iri niryo tegeko kuri Pasika, ntakagira umunyamahanga urya ku byayo, ariko umugurano w'umuntu wese yaguze ifeza nibamara kumukeba abone kubiryaho. Umusuke w'umunyamahanga n'umugaragu ukorera ibihembo ntibakabiryeho, bye gukurwa mu nzu ngo bijyanwe mu yindi. Ntugasohokane n'intongo y'iyo nyama, kandi ntimukavuneho igufwa na rimwe. Iteraniro ry'Abisirayeli ryose rijye riziririza Pasika, kandi umunyamahanga n'abasuhukiramo agashaka kuyiziririza Uwiteka Pasika, abahungu biwe bose bakebwe abone kwegera ibya Pasika akabiziririza, kandi azamera nk'uwavukiye mu gihugu cyanyu, ariko ntihakagire utakebwe wese ubiryaho. Kavukire n'umunyamahanga ubasuhukiyemo bazasangira itegeko. Uko niko Abisirayeli bose bakoze, uko Uwiteka yategetse Mose na Aroni niko bakoze. Kuri wa munsi Uwiteka yakuye Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa uko imitwe yabo yari iri. Iki cyari igice cya 12 cy'igitabo cyo Kuva. Turabakunda cyane, mureke dushyire imbere gukiranuka. Mugire umunsi mwiza.